arababwira ati ngaho nimutangire, arababwira ati ngaho nimutangire, gusa n'igicaniro cyanyu Imana iri busubirishe umuriro. Iyo niyo twemera, iyo niyo twemera, iyo niyo twemera. Umusozi Karumeli abahanuzi b'Abayali, umusozi Karumeli abahanuzi b'Abayali, Eliya arabateranya bose babamenye Imana isumba izindi. Eliya arabateranya bose babamenye Imana isumba izindi. Nuko arababwira ati ngaho nimutangire, nuko arababwira ati ngaho nimutangire, gusa n'igicaniro cyanyu Imana iri busubirishe umuriro. Iyo niyo twemera, iyo niyo twemera, iyo niyo twemera. Bahereye mu gitondo birirwa bikebagura, bageza nimugoroba, ariko Imana yabo irabihorera, irabihorera. Eliya akomeza kubakwera ati mukomeze ikebagure, ahari Imana yasinziriye, ati mukomeze ikebagure, inyanja yatembereye, ati mukomeze ikebagure, wasanga itabitayeho, ati mukomeze ikebagure, ahari yarabibagiwe. Ariko Eliya akomeza kubakwera ati mukomeze ikebagure, ahari Imana yasinziriye, ati mukomeze ikebagure, inyanja yatembereye, ati mukomeze ikebagure, wasanga itabitayeho, ati mukomeze ikebagure, ahari yarabibagiwe. Basigamye ubugingo bwacu buratwimanama, natira agacupa mutabarwa ushima Imana waturengeye. Natsinzi agacupa mutabarwa ushima Imana waraturengeye. Uwiteka wabaye uruhande rwacu, Abisirayeli tuzabavuga. Igihe igeragezo ndakwisukagaho bibura, ahacu ntihaba hakiriho riragara tukuze, tukubasura iyo ataba Uwiteka wabaye uruhande
ariko kupigana arico yatuvuzeho ntidushoboza kwihanganira gerageza kubikuri turakijijwe igihe satani yadutega imitego myinshi twari tunaniwe kubatava ariko kupigana arico yatuvuzeho ntidushoboza kwihanganira ibitugerageza turakijijwe Imana tutuye abashimwe imitima yacu warabaye utubera imbere Imana tutuye abashimwe imitima yacu warabaye utubera imbere abaye mu ruhande rwacu ntihabaragiriwe atabuwiteka abaye mu ruhande rwacu ntihabaragiriwe atwaribagiranye abaye mu ruhande rwacu Imana ishimwe Imana ishimwe tubiga turetse iyo tubitse muri gare twanyuzemo kanurira cyatubize izakombe ziturinde no mu bihe bigiye bizagendana nawe Imana ishimwe Imana ishimwe tubiga turetse iyo tubitse muri gare twanyuzemo kanurira cyatubize izakombe ziturinde
urukundo ntirugira akagero ruzunga ukwezi ruzunga izuba n'ikuzimu rugerayo batunga itanga umwana wayo w'ikinege igitangaza Yesu kandi yakoze ni kumwe n'ab'ijuru imbere y'ayandi igitangaza Yesu kandi yakoze ni kumwe n'ab'ijuru imbere y'ayandi Chishima. Yewe wamazi watewe nishima Yesu kuko nibanzaduka bitishwe na Yesu yaduhaye umufasha wa kudufasha iwe mukawe ikiraro kiduza nawe yewe wamazi watewe nishima Yesu kuko nibanzaduka bitishwe na Yesu yaduhaye umufasha wa kudufasha iwe mukawe ikiraro kiduza nawe
Yesu no gukomera kwanjye, ukura kuri Yesu amahitamo yanjye ari kuri Yesu no gukomera kwanjye, ukura kuri Yesu erega hari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kikagira amashami y'ibitonobe, erega hari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kikagira amashami y'ibitonobe. Nubwo umunsi wacu usatira mu butaka, igishitsi cyacu kigahera mu mukunyo, kiratumbisa amazi cyongera gushibuka, kiratoha nk'igiti kikirigita kiva kuri umunsi wacu usatira mu butaka, igishitsi cyacu kigahera mu mukunyo, kiratumbisa amazi cyongera gushibuka, kiratoha nk'igiti kikirigita kiva kuri kwizera niyo mpano izakwaguza kubyutsa waguye, ikongerera imbaraga ikwibukire muri rugendo. Kwizera kwizera niyo mpano izakwaguza kubyutsa waguye, ikongerera imbaraga ikwibukire muri rugendo. Izakwaguza ikubyutsa waguye, ikongerera imbaraga ikwibukire muri rugendo. Kwizera Yesu ntabwo wagifite, ntabwo wagifite, uzeye umwami wanjye ntabwo wagifite, ntabwo wagifite, ntabwo wagifite,
Tukutane
yari yakoze. Umwami atumaho abantu bose bakomeye, abatumaho asegura icyo gishushanyo yari yakoze. Haboneka abagabo batatu, Saturaka, Meshaki ndetse na Abedinego. Haboneka abagabo batatu, Saturaka, Meshaki ndetse na Abedinego. Bagakura icyo gishushanyo umwami yakoze, bagira bati yadukiza Imana yacu ibidahurura,
abanyarwanda hakaba n'abanyarwandakazi dufatikanye twese twikirize ngo amen. Haleluya, haleluya. Ndashaka twese dukomere Imana yacu amashyi. Duhamye Imana yacu ahagaragara n'ahatagize gute. Haleluya, haleluya. Turashaka guhamya Imana isumba izindi. Yego abaririmbyi sauti ya mwisho. Haleluya. Muri aka kanya turagira ngo dutaramire aba banyarwanda bitabiriye iki gitaramo n'indirimbo ivuga ku Imana isumba izindi mana. Isumba iki? Izindi mana. Tugiye kubaha inkuru y'ibyabereye ku musozi Karumeli, hanyuma mumve Imana nyamana. Nimwumva namwe mushimishijwe nabyo muvuge ngo sava. Sawa? Sawa? Ntabwo ndi kubyumva. Sawa? Okay. Nitwumva tunezerewe tuvuga ngo yego. Tunda urugo muzikisha. Yeah.
isaa cyenda ziba zikubise Eliya abona ko ari isaha y'Imana arababwira ati mwegere hirya arababwira ati muzane amazi muzuze igicaniro arababwira ati muzane amazi muzuze igicaniro ubwo yari yamaze kwizera arapfukama arasenga ubwo yari yamaze kwizera arapfukama arasenga
uyu mwanya tuba dushimira Imana. Abantu benshi bararushye ariko dushimira Imana ko yemeye ko turuhuka tukabona amahoro. Aya mahoro nta handi mubibona ava kuri Yesu. Ariko uyu mwami w'abami basubiye nabo bamukomera mu mashyi bakavuga ngo turakoze. Aya mahoro tuyakesha kuza kumukira mu Yesu, ukemera kubabara, ukemera kubaho natwe, ariko kugira ngo tube mu buzima muri Yesu. Iyo niyo noheri tubahaye, iyo niyo noheri ya Sauti ya Mwisho mukomere Imana amashyi. Mwakira Yesu waje ku isi, mwakira amahoro, mwakira ubumwe, ubumwe ryose muri Yesu. Reka twereke Imana twakire umushumba. Nyakubahwa mushumba w'itorero ADPR mu rurembo rwacu rwa Ngoma, ba nyakubahwa bayobozi b'itorero, bakunzi ba korali Sauti ya Mwisho, abaturage mwabashije kwitabira iki gitaramo cyacu cy'uyu munsi, tubanje kubasuhuza mugira amahoro. Muri aka kanya turagira ngo tubamenyeshe ko twishimiye kubana namwe mungana mutya. Turi kuraranganya amaso, twareba uburyo ki mwitabiriye iki gitaramo, tukumva dufite umunezero mwinshi mu mutima. Ndagira ngo nsabe abari aha hantu basi Sauti ya Mwisho turi bake, ariko nimutugurize hanyuma mudutize amashyi tubashimire. Mu by'ukuri umwigisha wacu yavuze ngo turimo turiziza anniversary y'imyaka 2023 umwami Yesu Kristo avutse, ariko natwe Sauti ya Mwisho dufite anniversary kuri uyu munsi y'imyaka 25 korali ivutse. Rero ndagira ngo nanone kuba urumva imyaka 25 umwana wahekwaga uba ari kwigenza, reka twongere tumukomere amashyi tumuhereze n'icyubahiro cyinshi cyane. Kuri uyu munsi turimo dusoza uyu mwaka wa 2023 twateguye igitaramo cyacu kikaba gifite insanganyamatsiko igaragara muri Zaburi y'105 umurongo wa mbere. Aravuga ngo nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Hanyuma tujya kugitegura, twagiteguye ku busabe bw'abakunzi bacu bifuzaga ko dutegura igitaramo rwose tugataramira abakunzi bacu, indirimbo za korali bakazumva ku buryo buhagije. Hanyuma rero niyo mpamvu cyateguwe. Muri make ntabwo dufite byinshi byo kuvuga, turashima Imana aho itugejeje n'ibyo imaze kudukorera kuri imyaka 25, tuyishimira uburyo twagendanye nayo. Turashimira kandi ubuyobozi bw'itorero ryacu ADPR uburyo ki bagiye badufasha no kutworohereza no kuduha inama, bakaturera tukaba tugeze ku rwego tugezeho ubu ngubu. Kandi turongera dushimira n'ubuyobozi bw'inzego z'ubuyobozi bwa leta yacu, aho dufatanya yaba ku rwego rw'umudugudu, akagari, umurenge, bakadufasha mu mirimo yacu ya buri munsi. Tugira ivugabutumwa, ntabwo bajya batubangamira, ndetse no mu myiteguro yabo mu repetition n'ibindi bikorwa. Rero turabashimira cyane. Hanyuma kuri uyu munsi turimo turamamaza Imana isumba izindi yabanye natwe. Hanyuma kandi turashaka kwifatanya n'abantu bitabira iki giterane kugira ngo twamamaze ubutumwa bw'Imana mu mahanga. Niyo mpamvu tugira ngo tubamenyeshe ko Sauti ya Mwisho muri iki gihe twashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga, aho turimo dushaka kugendana n'aho ibihe bigeze. Twashaka kugira ngo turangire abakunzi bacu
birashoboka ko ibitaramo bihoraho nk'ibi ngibi tutajya tubikora buri gihe, ariko hari izindi nzira twashyizeho kugira ngo mujye mubasha gukurikira ibihangano bya korali ndetse n'ibikorwa byayo umunsi ku munsi. Twafunguye rero televiziyo ikorera kuri YouTube yitwa Sauti ya Mwisho TV. Abantu mugira ama smartphone cyangwa se abagira imashini bakoresha ama interinete, ujya kuri YouTube ukandikamo Sauti ya Mwisho TV. Hari iya Nyakarambi, ariko iyo ushatse wishyiriramo ADPR Nasho, Sauti ya Mwisho ADPR Nasho, uhita udukurikira. Izi ndirimbo mwabonye muri aka kanya zagiye zitambuka, kimwe n'izindi nshyashya twifuza ko mu kanya tubataramira mutarigera mwumva n'amatwi yanyu, dushaka kugira ngo zize gusohokera hano muri iki giterane. Izo zose muzajya mubasha kuzikurikira kuri iyo share. Dufite kandi Facebook, aho wandika Sauti ya Mwisho Kwaya ugakurikira ibikorwa byayo. Turagira ngo rero tujye tubararikira mukigera kuri iyo televiziyo ikorera kuri YouTube, mujye mugerageza mu sharing, hanyuma mukande ku nzogera, mutange komenti, ibintu bigenda neza, muzaba muteye inkunga Sauti ya Mwisho. Kandi turagira ngo muri aka kanya tubonereho umwanya wo kubabwira ko dufite itsinda ry'abaterankunga bacu batuba inyuma umunsi ku munsi, kandi kwinjiramo ni ubuntu kugira ngo dukomeze gufatanya kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Soza rero nagira ngo mbabwire ko bantu muteraniye hano muri uyu munsi turimo dutarama mu mpera z'umwaka, Sauti ya Mwisho izi neza ko kuba muri hano, kuba turi hano twese ari uko dufite ubuzima. Rero turashaka kwifatanya n'imiryango y'abatishoboye muri uyu murenge wa Nasho. Akaba ariyo mpamvu muri izi mpera z'umwaka twifuje gutanga inkunga ku batishoboye badafite mitiweli, aho turi bwishyurire abantu bagera kuri 33 batishoboye mitiweli. Tukaba tugira ngo twihuse n'ubundi twinginge umubyeyi wacu umushumba w'ururembo, araza kudufasha gutambutsa iyo nkunga ya mitiweli yagenwe, aze kudufasha kuyishyikiriza umuyobozi waje ahagarariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Namubonye umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi hariya, nagira ngo banyakubahwa mushumba w'ururembo niba mubyemeye mwegere hino, hanyuma nsabe umubitsi wa korali Sauti ya Mwisho atambutse ubutumwa twageneye abo batishoboye, ubwo ubuyobozi bufite uko bubigena bukurikije imbabare bafite, hanyuma muze kudufasha gushyikiriza abo bantu. Urakoze, Imana y'umwishyura, dukomeze gufatanya dutarama. Reka umubitsi wa korali nawe atambuke. Yego, na perezida natambuke. Yego, na mwarimu nawe agosaba. Yeseza. Ariko mushimire ikorali, muyikomere mu mashyi, Imana ibahe umugisha mwinshi. Ibi ngibi bizaturengera mu bihe ibyago by'amakuba, niduhura n'ibyago n'amakuba, Imana izajya turevuge ngo nibutse n'ibi ngibi warabikoze. Mukomere Imana amashyi, mwibwire ngo warakoze Yesu, kandi nimba nashaka kwitazamura amaboko ukomere Imana amashyi yishimire, mwibwire ngo Mana n'iki ngiki uzakibuka ku munsi. Reka Uwiteka wabaye uri ruhande rwacu, Abisirayeli twese abari kuvuga. Igihe ibigeragezo byatwisukagaho imvura, ahacurira abahakiriho biba byaratumize.
imitego myinshi twari tunaniwe ariko kuko Imana hari icyo yatuvuzeho bidushoboza kwihanganira ibitugerageza n'ubidore turakijijwe igihe Satani yadutega n'imitego myinshi twari tunaniwe ariko kuko Imana hari icyo yatuvuzeho bidushoboza kwihanganira ibitugerageza n'ubidore turakijijwe I'm